Reka nongere ngusuhuze kandi nguhe ikaze nkwifuriza ibihe byiza, nkwifuriza guhirwa mu bikorwa byawe bya buri munsi. Ni mu karere ka Nyamasheke, urubanza rwa wa musirikare warashe abantu batanu bakahasiga ubuzima rwatangiye kuburanishwa mu mizi. Uno musirikare rero waje kurasa abantu bagera kuri batanu bakahasiga ubuzima, yatangiye avuga ko atameze neza, avuga ko agomba gusubikirwa ngo akazaburana ameze neza. Ni umusirikare witwa Minani, akaba yari afite ipeti rya Serija Minani Gervais w'imyaka 39. Kora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, niba atari ubwa mbere wahisemo neza kubana natwe. Ndaje mubwire byinshi uko urubanza rwatangiye, uko yagiye aburanishwa rwagati mu baturage. N'urubanza rwabereye ahabereye icyaha, abaturage bahari, abasirikare bahari. Mbese ni urubanza rwari ruteye ubwoba cyane, aho benshi bashatse no kumutera amabuye ngo bamwivugane. Guma ahangaha rero uze bumve byose uko byagenze. Umusirikare ukekwaho kwica abagera kuri 5 yatangiye kuburanishwa ku byaha akurikiranweho. N'ibyaha bigera kuri 3 barimo gushinjwa, aho bamushinja icyaha cyo kwiba imbunda, icyaha cyo kurasa atabiherewe uburenganzira, ndetse n'icyaha cyo kwica ku bushake. Ni urubanza rwatangiye kuburanishwa kuri uyu wa kabiri. Urukiko rwa gisirikare nirwo ruri kuburanisha uru rubanza rw'uyu mugabo mu ruhame witwa Serija Minani Gervais w'imyaka 39, ukekwaho kurasa abaturage 5 bagahita bitaba Imana mu karere ka Nyamasheke, aho byabereye mu kabari. Urubanza rero ruri kubera mu kagari ka Rushyarara mu murenge wa Karambi, aho iki cyaha cyabereye. Abaturage bo mu kagari ka Rushyarara bavuze ko byabereye mu isantere y'ubucuruzi ya Rubyiruko iherereye mu mudugudu wa Kageyo, tariki 16 Ugushyingo 2024 mu masaa 7 z'ijoro. Iyi nkuru twagiye tuyigarukaho, niba utarayibonye hano wayumvishe n'ahandi. Biravugwa ko rero imwe mu mpamvu yatumye Serija Minani arasa abaturage ngo byatewe n'umujinya yagize nyuma yo guterana amagambo na nyirakabari wamuhaye inzoga yamwishyuza mu ntoki, undi agashaka kumwishyura kuri telefone, ariko nyirakabari akabyanga, bituma nyirakabari abwira Minani ati genda uzagwe mu ishyamba uzerera. Iri jambo ryakoze mu bwonko Minani, riramukorogoshora, ahita yikoza mu kigo cya gisirikare aho yari ari gukorera akazi. Abazanye imbunda aravuga ati reka nze mbereke. Abaturage bavuga ko Serija Minani yahise arakara, umujinya w'umuranduranzuzi, ngo ahita asohoka agaruka arasa abari mu kabari bose. Ariko uwo bateranye amagambo we yahise anyura mu idirishya akiza amagara ye, abandi bose bahita bitaba Imana. Amasasu rero yafashe abagera kuri 6, 5 nibo bitabye Imana kandi bamaze no gushyingurwa mu cyubahiro. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bukaba bwaravuze ko Minani icyaha yakoze ari icyaha cyo ku giti cye, ngo kitagakwiye kwambika isura mbi ingabo z'u Rwanda RDF. Ibintu byumvikana kuko n'abaturage rwose barabyumva, aho bavuze ko ingabo z'u Rwanda aho zigaragara hose mu bice bitandukanye by'igihugu zigaragaza ubudasa no gukunda abaturage, ngo zibanye neza n'abaturage, ngo usibye uyu musirikare watatiriye akakoresha ububasha ahabwa mu nyungu ze bwite, akarasa abaturage atabiherewe uburenganzira. Ubusanzwe umusirikare kuba yarasa ntabwo ari ibintu bidasanzwe, ariko harebwa niki cyamuteye kurasa. Kuba rero yararashe mu baturage rwagati kandi batamurwanyije, badafite imbunda, ni impamvu zituma icyaha cya Minani gikomera cyane, dore ko umwunganira yavuze ko ngo uwo yunganira atameze neza, ngo arwaye, ariko ibyo bikaba iby'ubusa. Impapuro za muganga ngo zikaba zaraje zerekana ko Minani
Minani ari muzima ngo nta kibazo afite. Umwunganira kandi yagaragaje impamvu ngo yuko atigeze abona igihe gihagije cyo kuganira n'umukiriya we, ibyo byakabaye impamvu yo kwimura urubanza ngo rukimurwa agahabwa ndetse n'igihe cyo kuganira n'uwo yunganira mu mategeko. Abantu rero bagiye bavuga bati ibyo ntago ari byo, icyaha yakoze nta nubwo yagakwiye kuba ajyanwa mu nkiko, ngo yakabaye nawe yararashwe agapfa. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda rero bwatangaje ko bwababajwe n'ibyo uyu musirikare wabo Sergeant Minani Gervais yakoze, bwihanganisha imiryango n'inshuti babuze ababo ndetse butanga n'icyizere ko buzafasha abasigaye, dore ko banabitangiye babafashije mu gushyingura mu cyubahiro imibiri y'abishwe n'uyu musirikare. Uyu mugabo rero n'ubundi yaburanishijwe mu ruhame hagati mu baturage, dore ko yari afite isoni n'ikimwaro mu maso, n'uwamurebaga yabonaga yabuze aho areba. Ni amakuru rero yagiye ashyirwa ku binyamakuru bitandukanye berekana amavideo ndetse n'urubanza muri rusange uko rwaburanishijwe. Uyu mugabo rero akaba byarangiye yiburaniye ku giti cye, dore ko umwunganira yanze kumwunganira ngo kuko atigeze abona igihe gihagije cyo kuganira nawe, ngo rero ntaho yari guhera yunganira umukiriya we. Ndagushimiye cyane wakomeje kubana natwe, amakuru yacu ni buri munsi ni kuri Blando TV Show. Niba warahisemo kujya wumvira amakuru agezweho hano, uri umuntu w'agaciro cyane kandi ufite amahitamo meza, ni wowe uzi guhitamo. Reka rero mpite ndeba ku bindi binyamakuru byandika, ntabwo nagenda nkubwiye iyi nkuru yonyine gusa. Uyu munsi hari amakuru menshi, impapuro z'ibinyamakuru icapiro rihora rikura ibinyamakuru bitayipinga, amamashini ntajya ahomeka, batugezaho amakuru mashya buri kanya. Genda rero ukora akitozo gato, ukore subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe mu makuru atandukanye, yaba amakuru ya siporo, yaba amakuru y'imikino yo mu Rwanda cyangwa se yo hanze y'u Rwanda, imikino niyo siporo, yaba amakuru y'imyidagaduro ndetse n'amakuru y'ubuzima busanzwe, ndetse yewe no kubigisha bimwe mu bumenyi tuba dufite kububasangiza, ni how to, byose turahari kugira ngo tubibabwire. Abahanzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Vestine and Dorcas bashyize hanze amashusho y'indirimbo yabo nshya bise Ihema. Ni amashusho agaragara neza cyane, wasanga ku mbuga zabo aho bayashyira. Umuhanzikazi Butera Knowless agiye gukorera mu Ngata Element mu gitaramo afite i Kampala muri Uganda ku wa 11 Ukuboza 2024. Niba wumva ikinyarwanda, gukora mu Ngata urumva icyo ari cyo. Mu yandi makuru nuko Domitira Mukantaganzwa nyuma y'uko agizwe perezida w'urukiko rw'ikirenga yashimye perezida wa Repubulika Paul Kagame wamugiriye icyizere akamushyira kuri uyu mwanya. Yavuze ko azakorana ubunyamwuga ndetse n'ubunyangamugayo, umurava no kwiyemeza muri izi nshingano yahawe zo kuyobora urwego rw'ubutabera mu Rwanda. Ni umubyeyi mwiza cyane wagiye wishimira ibyo yashyizwemo gukora, avuga ko azakoresha imbaraga ze zose kugira ngo ahagarare muri uyu mwanya neza. Umuhanzi w'umunyanigeriya Wizkid yabaye umuhanzi wa mbere w'umunyafurika ugaragaye mu gitaramo cy'ibihembo by'abanyamideli bo mu Bwongereza. Ni ibihembo byatangirwaga ahitwa Royal Albert Hall Londres mu Bwongereza, ndetse ibi birori byitabiriwe n'ibyamamare birimo Dave Chappelle, Tems, Rihanna n'abandi benshi bakomeye cyane. Akaba ari umunyafurika umwe rukumbi wari wibereye muri biriya bihembo, akaba yarabyitabiriye. Mu makuru yandi nuko Rayon Sport yorohereje abakunzi bayo bazareba derby baturutse mu ntara. Wamenya ngo bizaba bimeze gute? Niba ushaka kumenya byinshi, ndibuze kugaruka nkubwira amakuru arambuye kuri ibi ngibi. Naho Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente yakiriye Dr Jeshi Jane, umuyobozi wa Panacea Biotech, sosiyete yo mu Buhinde
w'inzobere izobereye mu gukora inkingo n'imiti, akaba ari mu Rwanda n'intumwa ayoboye mu ruzinduko rw'akazi. Ushaka kumenya byinshi nabwo turahari, twabikubwira wabishyira muri komenti. Reka nkubwire rero ngo amakuru yaragezweho nyasoreje ahangaha, ninza kubona umwanya ndongera nze nkubwire amakuru mashya arabagezweho. Amahoro y'Imana rero ndayakwifurije. Shalom shalom.